Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Ishusho ni uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda uromberejeho ibice byinshi ku birometero 50. B, intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C, umuvuduko urenga ibirometero 50 mu saha. D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Hano urabona igisubizo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kikuri nta kinidi, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Ubonye kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, biri kukubwira ngo uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uriruka ariko ukore ku buryo umuvuduko uragenderaho utararenga ibirometero 50 mu saha. Ikinyabiziga cyose gifite moteri buri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndiza ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga berekenyije mu butumwa rishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga berekenyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Nuvuga ngo ibinyabiziga niba byatonda umurongo bigiye mu butumwa bigatonda umurongo urenze metero 500, bigabanywamo amatsinda. Iryo tsinda riba rigomba kuba ritarengeje ibipimo bingana n'uburebure bwa metero 50, n'umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iri inyuma byibura ukaba metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. B, ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga by'abasirikare birekereje mu nsisiro byo ntibigabanywamo amatsinda. Nubwo byaba bitonze umurongo urenga metero 500, biba bigomba gukomeza bikagenda ku murongo umwe. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ushaka kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa iragufasha gutegura ikizamini neza, cyangwa se mudasobwa iragufasha gutegura akazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626 tuze tukwigishe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? A, feri y'urugendo. B, feri yo guhagarara umwanya munini. C, feri yo gutabara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni se feri yo gutabara. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita feri yo gutabara. Noneho feri y'urugendo ni ya yindi ituma imodoka ihagarara ku buryo bwizewe nyabwo kandi bubangutse, yaba igeze ahacuramye cyangwa se igeze ahaterera. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atari mu kinyabiziga. Noneho feri yo gutabara yo niyo ikoreshwa mu gihe feri idakora neza. Nibyo bibazo bitatu babazaho babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini, ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya kane kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Ukabona imvura iraguye, ukabona hari utuntu turi guhanagura ibirahuri. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe? A 2, B 3, C 1, D nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, izo cyukuri nta kindi ni se 1. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri byibura 1. Hari icyo uzabona gifite 2, hari icyo uzabona gifite 3, ariko nibura kiba kigomba kuba gifite 1. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagororomuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka. Iki kinyabiziga kidapakiye ibihe bipimo kuva ku butaka: A santimetero 30, B santimetero 40, C santimetero 50, D metero 1 na santimetero 55. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B santimetero 40 kuva ku butaka kugera ahantu itara riba riri. Biriya bipimo ku tara riri hasi aba ari santimetero 40 kuva ku butaka. Ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye, koko gipakiye hari igihe ushobora gutuma kitsindagira ibyo bipimo bikagabanuka. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura w'ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A birabujwe guhindukira, B birabujwe gusubira inyuma, C umuhanda unyerera imbere, D ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A birabujijwe guhindukira. Wari uri kugenda wibagiwe akantu biba ngombwa ko ugiye gukata ugasubira inyuma. Rero ahangaha ubonye kino cyapa kibuza, kiba kiri kukubuza aho hantu ugeze ko wahindukirira. Ndakeka ko waramutamo A birabujijwe guhindukira. Ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? A mu nsisiro gusa, B ahegera inyamaswa zikurura, C hafi y'amatungo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Kubera iki? Kubera ko imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Iyo bavuze ngo mu nsisiro gusa uhita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo mu nsisiro
ndetse n'ahandi hose uhita ugihitamo icyo ngicyo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo uhite ucyandika ku gapapuro. Hano rero ndakeka ko waramutse modi ariko ndizera ko nibura ukagihinduye urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero imwe nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashobora kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikirikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Utarengeje ibihe bipimo: A kilometero 10 mu isaha, B kilometero 20 mu isaha, C kilometero 30 mu isaha, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Waparitse ahantu ku buryo ushobora kubangamira abanyamaguru bikaba ngombwa ko baza guca mu muhanda, biba bibujijwe. Ugomba kubasigira akayira gafite byibura ubugari bungana na metero imwe kugira ngo bashe kugacamo badaciye mu muhanda ngo baze bateze umuvundo mu muhanda. Iyo bidashobora kubahirizwa ugomba gukikira iyo nkomyi ufite byibura umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Ndakeka ko hano iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujwe cyane cyane aha hakurikira: hehe? A ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose, B mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini, C ku mihanda ibisikanirwamo iyo bugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 12, D ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini uba ubushwe guhagarara akanya kanini n'akanya gato. Hano ikintu ndagusobanurira ni igihe bavuze ngo ku mihanda y'icyerekezo kimwe. Iyo bavuze umuhanda w'icyerekezo kimwe ni umuhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo yemerewe gukata ngo usubire inyuma. Nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigiramo bisikana gituruka imbere yawe, ahubwo haba hagendwamo mu cyerekezo kimwe. Akenshi iyo uvuyemo uwo muhanda y'icyerekezo kimwe haba ari icyapa kiburira kiri kukubwira ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Ndakeka ko waramutamo B hano. Ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A isangano rifite ishusho ya T, B inzira idakomeza, C aho batelefonera, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B inzira idakomeza. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Impamvu bagishyiraho no kugira ngo utaburi kugenda mu nzira nyabagendwa ukaba ubonye inzira ishamikiye ku muhanda urimo ukavuga ati mbonye inzira y'ubusamo, wagera imbere ukabura umuhanda. Rero bagishyiraho bakubwira ko inzira giteho mu ntangira idakomeza. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo ese icyapa kigaragaza ko inzira giteho mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara asate, uzavuge ko ari umweru n'umutuku. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko nibaramuka banakikwaje mu buryo bw'amagambo uzahita ugikora kubera ko mbabikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende biri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Kuvuga ibimenyetso ni kimwe no kuvuga ngo ibirango. Kiriya cyapa kibuza ibinyabiziga bindi kunyuranaho uretse iby'imitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Ese kiba gifite ibimenyetso by'amabara asati: A umweru n'umukara, B umutuku n'umukara, C ubururu, D A na B ni ibisubizo by'ukuri.
A umweru n'umukara na B umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kinini B umutuku n'umukara. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, cyaba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Harimo imodoka ebyiri, iri ibumoso ibiri mu mutuku, iri kuvuga ko ubujurwe kujya ibumoso ugiye kunyuranaho, uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande nibyo uba wanyuraho, ariko ukaba ubujurwe kunyura ku bindi binyabiziga byose. Ndizera ko waramutse B, ndizera ko waramutse kwandika wa papuro, bibutsa ko kode ziri kuboneka, tubwira ko ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa iragufasha gutegura ikizame cyangwa se iragufasha mu kazi kawe ka buri munsi, turaza twayikwigisha mu gihe gito ukaba uri intyoze, uri intiti kuri mudasobwa. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789931626 tubigufashemo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanywa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Ese icyo cyapa kirangwa n'ubuso bw'amabara asate: A umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni B umweru, kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Iyo ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Murabizi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Hano baratubwiye ku buso gusa, rero ubuso aba ari umweru. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, habarimo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Habagombwa iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, B abaherekeza babiri, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri n'abaherekeza babiri bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni A umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Haba harekenewe umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ese waramutamo A? Ese waramutse kwandika ku papuro? Turabahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha kurikira. Ibi igomba kuba iri ahagana he? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe hari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe nawo gusobanuye ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura gituruka imbere yawe. B ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri na B ikaba ari ikiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro, handitse cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nyamaswa iba igomba kuba iri mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe, naho icyo kinyabiziga kikaba kiri ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C, ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga, ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Ikinyabiziga gihagaritswe nijoro, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi, baze kubibona hakiri kare. Ariko reka tubwira ngo ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibyo binyabiziga: A, velomoteri; B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro, handitse cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntabwo ari ngombwa kugira ikimenyetso kibyerekana mu gihe babihagaritse ku muhanda, kubera ko velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, n'ubundi bino binyabiziga byombi bizatwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu bakubwira ngo velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntabwo ari ngombwa kugira ikimenyetso kibyerekana mu gihe baba babihagaritse mu gihe cya nijoro. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo C. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa gisobanura, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, utubuye dutaruka mu muhanda; B, umuhanda urimo amazi; C, umuhanda unyerera; D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, utubuye dutaruka mu muhanda, na B, umuhanda urimo amazi ni ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro, handitse cy'ukuri nta kindi ni A, utubuye dutaruka mu muhanda. Kino cyapa uri kubona ko iriya modoka yakandagiye, hari ubona ibintu biratarutse, n'utubuye dutaruka mu muhanda. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, babikubwira hakiri kare. Ni nk'utugaraviye tuba twataruka mu muhanda, bakabikubwira hakiri kare kugira ngo ugiye kuhagera wagabanyije umuvuduko. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Mbibutsa ko tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Video narayibakoreye, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ni ukuvuga ngo habamo amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyateza ibyago cyangwa cy'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa, kirangwa n'ubuso n'ikimenyetso bikurikira. Ubuso n'ibimenyetso bisa bite? A, ubuso umweru, ikirango ubururu; B, ubuso ubururu, ikimenyetso umweru; C, ubuso ubururu, ikimenyetso umweru n'umukara; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuvuga ngo ikimenyetso no kuvuga ngo ikirango ibyo byose aba ari kimwe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ubuso umweru, ikimenyetso cy'ubururu; ese igisubizo cy'ukuri ni B, ubuso ubururu, ikimenyetso cy'umweru; ese igisubizo cy'ukuri ni C, ubuso ubururu, ikimenyetso umweru n'umukara; cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari izo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyateza ibyago cyangwa cy'abantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa kirangwa n'ubuso n'ikimenyetso gisa gite. Murabizi icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda nyongera. So kuri YouTube channel yanyu urebe video nagukoreye, urasoza kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa inkengero y'umuhanda yegutse, uvuga ibi bikurikira. Uvuga iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A. Guhagarara umwanya muto birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. B. Guhagarara umwanya muto n'umunini birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. C. Aho bahagarara umwanya munini cyangwa umuto. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, iso cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo utureba nyuma dukoreshwa ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni retroviseur, zikoreshwa kujya bigenda ute? A. Kwireba. B. Kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. C. Kureba abicaye inyuma. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hanze cyukuri nta kindi ni B. Kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Ubu uri mu modoka ukabona umuntu aragutwaye, ariko ukabona ari kugikunda ari kugera ahengeka akantu kameze nka kirori, aba ari kugira genzura ibiri kugendera mu muhanda inyuma, nibyo bita retroviseur. Cyangwa umumotari ukabona ari kugenda agakoraho, ukabona nyine ari kureba ibiri kugenda mu muhanda inyuma, aba ari kugira genzura ibiri kugendera mu muhanda inyuma, nibyo bita mu ndimi z'amahanga ngo retroviseur. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo aha umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyura kuri aba banyamagare. Tegereze neza, umuyobozi w'ikinyabiziga uri nyuma ya bano banyamagare bane, ese uba ushobora kubanyuraho? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A. Oya, umuyobozi ntashobora kureba imbere neza. B. Yego, kuko umurongo wera ucagaguye udashobora kuba udacagaguye. C. Yego, abanyamagare bazumva imodoka bave mu nzira. D. Yego, kuko buri kinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo gishobora kuguha inzira. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ese nizo cyukuri ni A. Oya, umuyobozi ntashobora kureba imbere neza. Ese nizo cyukuri ni B. Yego, kuko umurongo wera ucagaguye udashobora kuba udacagaguye. Ese nizo cyukuri ni C. Yego, abanyamagare bazumva imodoka bave mu nzira. Cyangwa nizo cyukuri ni D. Yego, kuko buri kinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo gishobora kuguha inzira. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni A. Oya, umuyobozi ntashobora kureba imbere neza. Itegereze neza hano hano tugeze. Icya mbere ni mu ikoni. Icya kabiri hari abanyamagare benshi. Rero oya, ntabwo ushobora kureba imbere neza, niyo mpamvu utazigera unyura kuri bano banyamagare bane. Bibutsa ko video y'amashusho yose abazwa nari bakoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Wikeneye nyandikira kuri WhatsApp nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi ngo ikintu cyose kizeho, ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na biriya bibazo ngo ndagupostinga bari gukunda kuza mu kizami. Ukeneye code tubwire ubwoko bwa code ushaka, utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire code aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda,
tubwire uburyo ushaka kwigamo, ese ushaka kwiga turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini cyangwa se yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tukwigishe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.